aba mu gitondo nababwiye ntihari igihe njya ngenda numva ubugingo buri gucubangana nyine muri jyewe. Inyuguti ya A ivuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa ahubwo uhora uhamye. Niyo ni A. Haleluya. Inyuguti ya B iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Inyuguti ya C ni C iravuga ngo cyangwa se ninde waragira ishyo ntarikame. Abikorinto ba mbere ibice 9 n'umurongo wa 7. Haleluya. Bwana sifiwe. Inyuguti ikurikiraho ni ya da. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12. Bwana sifiwe. Iravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Bwana sifiwe. Abaroma 8 umurongo wa 8. Haleluya. Indi niye Ra. Rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imigani 4:23. Najyaga mbwira n'abana nkongera nkabihindura. Nje najyaga mvanga nkabwira ngo noneho rinda igitsina cyawe kurusha ibindi byose birindwa kuko ariho urubyaro rukomoka. Ndashimira Imana ko yabarinze nyine ntibatware. Iri ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Imigani 20 umurongo wa 1. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe nibwo ibigega byawe bizuzura imivure igasendera imitobe. Imigani 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Ya iravuga ngo Yesu ararira. Ni Yohana 11:35. Indi Zaburi nshya. Cyo twemerere muri iri jambo ryawe ibitari biriho bireme kugira ngo abantu bawe babone amahoro aguturukaho. Urakoze cyane, vugana n'imitima yacu, shoboza umugaragu wawe natwe twese mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. 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 Reka tudatinze dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa 2 rwanditswe na Petero, igice cya 1 n'umurongo wa 3 n'uwa 4. Haleluya. Ni mubumbure Bibiliya dusome. Haranditse ngo kuko imbaraga z'ubumana bwayo zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe no kumenya neza uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Ibyo nibyo byatumye aduha ibyo yasezeranije by'igiciro cyinshi bikomeye cyane, kugira ngo bibatere gufatanya na kamere y'Imana, mumaze guhunga no gukira kononekara kwazanywe mu isi no kwifuza. Haleluya. Amen. Aya magambo niyo nifuza ko tuza kuganira, ariko ndagira ngo by'umwihariko bwo mpagaze hano mbere yanyu mbanze shimire korali Nayoti. Nibahaguruke mbashimire. Korali Nayoti ndabashimira cyane, n'umushumba na Shemu bageze aho ntuye kandi bazanye ubutumwa. Ndagira ngo mbabwire ngo imbuto mwabibye nanjye ndazegereye ndi kuzibagara zimeze neza. Amen.
nagira ngo mbashimire by'umwihariko rwose, bose bageze mu rugo, mu nzu yanjye bagezemo neza, bose baruzura. Imana ishimwe cyane. N'izindi korari nazo ndizera ko zizaza mu gihe gikwiriye. Amen. Nagira ngo mbasabire umugisha. Ubundi ikintu mbereyeho ni uguhesha Imana icyubahiro no guhesha abantu b'Imana umugisha. Mbahesheje umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Mwese mbahesheje umugisha mu izina. Haleluya. Ariko kubera ko mbakumbuye mwese, ndagira ngo muhaguruke mbaramutse. Kandi mwese ndabaramutsa pe. Haleluya. Mwese muhaguruke, ndabona hari abacicaye, ni muhaguruke rwose. N'ufite umwana haguruke. Haleluya. Noneho umuntu arebe mugenzi we, amwitegereze, amurebe mu ishusho y'Imana, amubwire amagambo ngiye kuvuga, buretse kumubwira. Haleluya. Umubwire amagambo meza y'urukundo. Mubwire ngo mwene data we, Umwami Yesu aragukunda, nanjye ndagukunda. Njye ko nabuze umuntu ubimbwira se koko. Umwami Yesu aragukunda, nanjye ndagukunda. Amen. Haleluya. Imana ishimwe. Ntago turi butinde rero. Ndagira ngo twegere ijambo ry'Imana. Ni amasaha akuze, ariko Imana iradufasha. Haleluya. Bwana asifiwe. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose. Ni bingahe? Bizana ubugingo no kubaha Imana, tubiheshejwe n'uwaduhamagarishije ubwiza bwe n'ingeso ze nziza. Uwo ni umwami wacu. Haleluya. Imbaraga z'Imana zaratugabiye. Ibi bintu twagabiwe ni ibintu isi idashobora gutanga. Ni ibintu tudashobora kubona mu isi. Ubundi ntago turabisi. Bibiliya iravuga ngo iwacu ni mu ijuru, niho dutegereje umukiza ko azava. Niwe mwami wacu Yesu Kristo uzahindura uyu mubiri wo gucishwa bugufi kwacu, akawushushanya n'umubiri w'ubwiza bwe. Haleluya. Kuko afite imbaraga zo kumubashisha kwigandurira byose. Amen. Nta hantu duhuriye n'isi. Aba mu gitondo nababwiye yuko isi ubwayo iradeforuma. Amen. Noneho idini rigaforuma, umuntu akaba forume rwose ukabona ameze neza. Ariko Yesu we aratransforma, mumuhe icyubahiro kuko aratransforma. Niwe yarantransformye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe. Yesu aratransforma, umuntu akaba transforme bien, akamera neza. Nashimwe Yesu. Haleluya. Ikintu rero, ibi bintu ni ibintu bine nshaka kuvuga. Umwami Yesu yatugabiye. Haleluya. Ikintu cya mbere yatugabiye gikomeye, yatugabiye agakiza. Kandi agakiza kuzuye katari igice. Shimira Imana ko yampaye agakiza katari igice. Haleluya. Ako gakiza twahawe, hari umuntu babwiye ngo niyakira agakiza, ako kantu sinkazi. Ariko agakiza karahari. Haleluya. Agakiza twahawe ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza. Petero yaravuze ngo kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngeso zanyu ntabwo ari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu, ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro. Maraso y'umwana w'Imana yaramenetse kugira ngo wowe nanjye tubone agakiza. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amaraso ya Yesu Kristo niyo yamenetse.
ni ibintu tukwiye guha agaciro. Muririmbyi wa 284 mu gushimisha Imana yaravuze ngo mu bacunguwe nta wamenya imigezi Yesu yambutse no kuzerera mu mwijima aje kudushaka. Byigeze gucanga umuntu w'Imana witwa Timotheo. Paulo aramwandikira aramubwira ngo mwana wanjye Timotheo, ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragara ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Ni ikintu gikomeye kubimenya. Bwana sifiwe. Haleluya. Arongera avuga ngo tugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ngo ntabwo yatekereje ko guhana n'Imana ngo ari ikintu cyo kugundirwa, ngo ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, araganduka ntiyanga no gupfa. Muri iyo nzira nibwo twabonye agakiza bene data. Agakiza kacu karahenze. Muhe icyubahiro Yesu kuba duhaye agakiza. Haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Icya kabiri Yesu yatugabiye gikomeye isi idashobora gutanga, yatugabiye ubugingo bw'iteka. Aba mu gitondo nababwiye nti hari igihe njya ngenda numva ubugingo buri gucubangana nyine muri jewe. Haleluya. Aho ngenda nkumva ndi kugenda nuzuye ubugingo. Ubugingo burahari, buriho. Muvuge ngo buravuga bukaganira. Haleluya, haleluya, haleluya. Bibiliya iravuga ngo kuko Imana, Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Imana ishimwe. Yesu yabwiye abigishwa be muri Yohana, arababwira ngo ni ngerembo. Yohana 10:10 aravuga ngo ni ngerembo, umuntu ninjira muri jye azakizwa. Aravuga ngo abambanjirije bose barabajura n'abanyazi. Arongera avuga ngo kandi nta kindi cyazanye umwanzi Satani ni ukwica, kwiba no kurimbura. Ngo ariko jye naje kugira ngo intama zanjye zibone ubugingo kandi zibone bwinshi. Oh, haleluya. Mana ishimwe ko duhaye ubugingo. Mu rwandiko rwa Yohana igice cya 5 murongo wa 12 haratubwira ngo ufite uwo mwana ni ufite ubwo bugingo, ariko udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Ni ukuvuga ngo nubwo yaba afite inganda z'indege, adafite ubugingo ntacyo bimaze. Muvuge ngo ntacyo bimaze. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Dufite ubugingo, ni ubugingo butameze nk'ubw'inyamaswa zipfa, ni ubugingo bw'iteka, ni ubugingo bw'Imana. Haleluya. Umwuka wacu yakiriye ubugingo, ubu turi abanyabugingo. Bwana sifiwe. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, haleluya, igice cya 5 n'umurongo wa 24 haravuga ngo ni ukuri, ni indahiro Yesu yarahiye. Burya Yesu ajya agira indahiro nayo. Yararahiye aravuga ngo ni ukuri, ni ukuri ndababwira yuko uwumvira ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo hakurya. Aho twatuye ni hakurya mu bugingo.
Bwana asifiwe. Amen. Dufite ubugingo rero. Bwana asifiwe. Mu rwandiko rwa Yohana nanone igice cya 5 umurongo wa 20 ho haratubwira ngo twebwe tuzi yuko twamenye ko umwana w'Imana yaje. Muvuge ngo twarabimenye. Haleluya. Tuzi ko umwana w'Imana yaje akaduha ubwenge kugira ngo tumenye y'ukuri, kandi turi mu y'ukuri kuko turi mu mwana wayo. Aba mu gitondo nababwiye nti njye mfite imiturire myiza. Amen. Ntabwo ari yanzu mbabwira, ni inzu yindi dufite. Haleluya. Dufite imiturire myiza nubwo ibidukikije bitaba bihari, ariko dufite imiturire. Mfite imiturire myiza kubera ko Yesu atuye muri jye, nanjye nkaba ntuye muri we. Mwamuhaye icyubahiro mukamukomera n'amashyi menshi. Haleluya. Dufite ubugingo rero. Amen. Ikindi cya gatatu Yesu yatugabiye gikomeye isi idashobora gutanga. Yatugabiye kuba abana b'Imana. Ubu turi abana b'Imana, ntago turi adoptive, ntago turi bibyarwa. Twebwe turi abana b'Imana. Impamvu ntabwo ari amarangamutima bivuga, ni ijambo ry'Imana ribihamya. Indunduro y'ijambo ry'Imana ni ukuri. Niko muri Zaburi 119 umurongo wa 160 wavuga. Haravuga ngo indunduro y'ijambo ry'Imana yose ni ukuri. Ijambo ry'Imana ratubwira muri Yohana igice cya mbere n'umurongo wa 12 haratubwira ngo icyakora, haleluya, abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Harimo inshinga yitwa etre. Oh, klo. Haleluya. Harimo inshinga etre. Kuba. Haleluya. Turi abana b'Imana, niko ijambo ry'Imana ribihamije. Ngo ntabwo bene abo babyawe n'amaraso. Ntabwo twabyawe n'amaraso. Ntabwo twabyawe n'ubushake bw'umugabo, ahubwo twabyawe n'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya mbere umurongo wa 23 haratubwira ngo kuko twabyawe ubwa kabiri. Twabyawe ubwa kabiri. Ntabwo twabyawe n'imbuto ibora. Twabyawe n'imbuto itabora. Tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Ni ukuvuga buri nyuguti igize izina ryawe ifite ikivuga. Haleluya. Ni ukuvuga ngo tugizwe n'ijambo. Amen. Haleluya. Inyuguti ya A ivuga ngo abiringira Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhora uhamye. Niyo ni A. Haleluya. Inyuguti ya B iravuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Inyuguti ya C ni C iravuga ngo cyangwa se ninde waragira ishyo ntarikame. Abikorinto ba mbere ibice 9 n'umurongo wa 7. Haleluya. Bwana asifiwe. Inyuguti ikurikiraho ni iyihe? Da. Dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ibyahishuwe 22 umurongo wa 12. Bwana asifiwe. Iravuga ngo erega abari mu butware bwa kamere ntibashobora kunezeza Imana. Bwana asifiwe. Abaroma 8 umurongo wa 8. Haleluya. Indi niye. Farao arekura ubwo bwoko bugenda. Ntiyabakundira ko banyura mu Bafilisitiya ngo batazishuza ko bahuye n'intambara. Kuva 13 umurongo wa 17. Haleluya. Niga
iravuga ngo gura ukuri wiguranura. Imigani 23 umurongo wa 23. Twabyawe n'ijambo. Haleluya. Indi niye hashira avuga ngo hahirwa abashavura kuko ari bo bazahozwa. Matayo 5 umurongo wa 4. Haleluya. Yandi niye izera umwami Yesu urakira ubwawe nabo mu rugo rwawe. Byakozwe n'intumwa 16:31. Njye ubwanjye nigirondora imitima nkayigerageza nkitura umuntu wese bikwiranye n'ibyo yakoze. Yeremiya 17 umurongo wa 9 n'uwa 10. Kandi nta rindi zina munsi y'ijuru ryahawe abantu dukwiriye gukirizwamo keretse izina rya Yesu gusa. Bwana asifiwe. Byakozwe n'intumwa 4:12. Iri Luka wenyine ni usigaranye nanjye, abandi baransigiriye badema baransize. Timote wa 2:4-11. Mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange we ndabaruhura. Mwemere kuba abagaragu banje munyigireho kuko ndi umugwaneza. Matayo 11:28. None se tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, umubisha wacu ninde? Abaroma 8 umurongo wa 32 n'umwe. Ongera wandika undi muzingo. Haleluya. Ongera ondike wundi muzingo. Yesu ashimwe kuko uwa mbere yawutwitse. Umwami yakimu yawutwitse. Haleluya. Indi ni ihe? Pilato arabasubiza ati Yesu bita Kristo ndamugira nte? Aravuga ngo nabambwe n'ukuri. Indi ni ihe? Rinda umutima wawe kurusha ibindi bintu byose birindwa kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Imigani 4:23. Najyaga mvuga mbwira n'abana nkongera nkabihindura. Nje najyaga mvanga nkabwira ngo noneho rinda igitsina cyawe kurusha ibindi byose birindwa kuko ariho urubyaro rukomoka. Ndashimira Imana ko yabarinze nyine ntibatware bya bindi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Indi niye sinzabasiga nk'imfubyi ahubwo nzazaho muri. Haleluya. Yohana 14:18. Ahandi nihe? Twe tuzarokoka dute nitwirengagiza agakiza gakomeye gatyo kabanje kuvugwa n'umwami wacu tukagahamirizwa n'abamwumvise. Indi ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nkuko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo. Vino n'umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nazo ntagira ubwenge. Imigani 20 umurongo wa 1. Wubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe nibwo ibigega byawe bizuzura imivura igasendera imitobe. Imigani 3 umurongo wa 9 n'uwa 10. Iravuga ngo Yesu ararira. Ni Yohana 11:35. Indi zirikana ibyo nkubwiye kuko Imana izaguha ubwenge muri byose. Timoteyo wa 2:2 umurongo wa 7. Haleluya. Murumva ko twabyawe n'ijambo, buri nyuguti kugize ni ijambo ry'Imana. Muvuga ngo niryo ritwuzuye. Ijambo rya Kristo ribe muri mwe rigwiriye rifite ubwenge bwose. Amen. Amen. Bari ndi kuvuga ukuntu twabyawe n'ijambo. Twumvise muri Petero igice cya mbere umurongo wa 23 ngo kuko twabyawe ubwa kabiri. Ntago twabyawe n'imbuto ibora ahubwo twabyawe n'imbuto itabora.
tubiheshejwe n'ijambo ry'Imana rizima rihoraho. Haleluya, haleluya. Yakobo nawe aravuga ngo igice cya mbere 18 aravuga ngo yatubyarishije ijambo ry'ukuri nk'uko yabigambiriye, ntawamubuza. Haleluya. Ngo kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Imana ishimwe kuko twabyawe n'ijambo. Haleluya. Turi abana b'Imana rero. Mwuka w'Imana ubwe ahamanya neza n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Yohana arabihamya neza mu gice cye cya mbere, mu rwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 3 umurongo wa mbere, yaravuze ngo ni murebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, rwatumye twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nicyo gituma ab'isi batatumenya kuko batayimenye. Ariko aravuga ngo bakundwa, ubu turi abana b'Imana. Ngo ariko uko tuzasa ntikurerekanwa, ariko icyo tuzi ni kimwe, nuko umwami wacu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. Nuko ufite ibyo byiringiro muri we yiboneze nk'uko uwo aboneye. Yehova nisi nayo iravuga ngo niba uri muri Yesu neza ugira ute? Naho nta handi. Haleluya. Turi kwibukiranya aya ni amagambo y'abana b'Imana. Haleluya. Abana b'Imana bagira umwihariko wabo. Ubu mwawubonye namwe. Bwana sifiwe. Haleluya. Icyakane yatugabiye gikomeye isi idashobora gutanga. Yatugabiye kuba abami n'abatambyi. Muvuge ngo turi abami n'abatambyi. Mubyiyumvemo niko bimeze, n'ijambo ry'Imana ribivuga, ntabwo ari amarangamutima yanjye ndi kubabwira ijambo ry'Imana. Turi abana, turi abatambyi, turi abami n'abatambyi. Petero yabivuze neza mu rwandiko rwe rwa mbere ibice 2 umurongo w'9. Haleluya. Yaravuze ngo ariko twebweho. Haleluya. Yaravuze ngo ariko mwebweho, ariko nge ndavuga ngo tubivuge ngo twebweho, tubi personalize, sibyo? Ubyishyireho. Haleluya. Ubyatuze n'akanwa kawe, uvuge ngo ariko twebweho turi ubwoko bwatoranijwe, abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, n'abantu Imana yaronse, wo kugira ngo twamamaze ishimwe ryaduhamagaye ikadukura mu mwijima ikatugeza mu mucyo wayo witangaza. Kera ntitwari ubwoko bene data, ariko none ubu turi ubwoko. Haleluya, haleluya, haleluya. Turi ubwoko. Kera ntiturakababarirwa, ariko none twarababariwe. Imana ishimwe, twarababariwe. Kandi muri Zaburi ya 32 umurongo wa mbere haravuga ngo hahirwa umuntu wababariwe ibyaha bye, ibicumuro bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu witeka atabaraho gukiranirwa, ngo kandi umutima we ntube mu buriganya. Uwo muntu arahiriwe. Haleluya, haleluya, haleluya. Twarababariwe, turi abami n'abatambyi. Mu Byahishuwe 9:5 umurongo wa 9 haratubwira ngo baririmba indirimbo nshya, baravuga ngo ni wowe ukwiriye gushimwa, ni wowe ukwiriye guhabwa icyubahiro, ni wowe ukwiriye guhimbazwa, ngo kuko watambwe ugacungurira Imana abantu bo mu mahanga yose no mu moko yose no mu ndimi zose, ubacunguje amaraso yawe, ngo kandi ukabahindurira Imana kuba abami n'abatambyi. Imana ishimwe kuko turi abami, turi n'abatambyi. Ayo ari amagambo kugira ngo tuyibukiranyeho, tumenye abo turi bo, tujye twitwara nk'abami, turi abana b'Imana. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo nuko bene data, Pawulo yingingira Abaroma yarabwiye ngo bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibi bitambo bizima byera bishimwa n'Imana, niko kuyikorera kwanyu ukwiriye, ngo kandi muhinduke rwose mugize imitima mishya y'abana b'Imana. Haleluya. Bwana sifiwe. Amen. Nagira ngo dusengere abantu batari bakira Yesu, bakaba bari hano ari abashyitsi
ku byasezerano nta kintu na kimwe bari bazi, ariko uyu munsi bakaba babimenye, bakaba bumva bakwakira uwo mwami nawe akabagirira nk'uko natwe yatugize. Waba uri aha ngaha mbese, cyangwa se waratakaje biriya bintu by'igiciro twahawe? Twumvise ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko imbaraga z'ubumana zatugabiye ibintu byose bizana ubugingo. Nicyo cyatumye ngo duhe ibyo sezeranije by'igiciro cyinshi. Nibiriya nababwiye. Waba uri aha ngaha ukeneye inkunga y'amasengesho, rambura ikiganza tugusengere. Abakozi b'Imana bari hano barashaka kugusengera. Waba uhari? Waba uhari? Wanazifiwe, waba uhari? Mushumba ngwino nguhe umwanya wongere ubibutse. Niba bahari tubasengere. Imana iguha umugisha. Tugiye gusenga Imana, ijambo ry'Imana ryumvikanye neza mu rurimi twumva neza. Turashaka gusengera Imana wowe wumvise iri jambo ukaba ufashe icyemezo cyo kwakira umwami Yesu nk'umukiza w'ubugingo bwawe. Ntago warukijijwe, wumvishije ibyiza by'abana b'Imana, nawe wumvishije ubikwiriye. Ubaye uhari warambura ikiganza tukagusengera Imana. Uwa kabiri turi busengere nuwumvishije ibi byiza anabibamo, ariko kubera ibigeragezo by'isi utakaza ibyiringiro. Twongeye kukubwira rero ko Imana iracyahari kandi umwami Yesu aracyagutegeye amaboko. Waba waratakaje ibi byiringiro by'abana b'Imana ukabivamo ukagwa bitewe n'impamvu zitandukanye, rambura ikiganza tugusengera Imana. Rambura ikiganza tugusengera Imana. Uyu ni umwanya wawe kandi uyu ni umunsi wawe. Rambura ikiganza tugusengera Imana. Urakoze cyane. Dukomere Imana amashyi. Haguruka utambukuze tugusengere. Biro tugusengera Imana. Imana iracyakora. Imana tuyongera amashyi, tuyikomere mu mashyi rwose. Ngwino tugusengera Imana. Hagarara hariya tugusengere. Wowe ntago usigaye. Amahirwe ntago aza buri gihe. Uyu ni umwanya wawe. Ubaye nawe ukibitekerezaho, komera Imana amashyi. Iyo umwe abonetse gusa mu ijuru haba igiterane gikomeye. Ngwino. Andi majwi yose wo kuyaha agaciro. Ijwi ryumva ikana muri wowe rikubwira ngo haguruka ni iry'Imana, ariko ijwi rikubwira ngo byihorere ntago ari iry'Imana. Urabizi neza ko muri iyi nzira ariho hari amahoro yuzuye, ariko Satani arakurwanya, ashaka kugushyira mu mibabaro ya buri munsi. Uyu ni umwanya wawe. Ntago usigaye, watakaje ibi byiringiro. Rambura ikiganza. Ngwino tugusengere. Tambuka uze tugusengera Imana. Ayo mashyi ni makeya. Bashiki bacu nibaze, nimuze tubasengera Imana. Niyihindura, irahindura. Muyongera amashyi. Irahindura, irahindura. Satani aragushuka, yarangije kugushuka arakwica, ariko Yesu aragukiza. Satani aragushuka ni umugome, yarangije kugera ku ntego yarakwica, ariko Yesu aragukiza. Imana muyongera amashyi. Uyu ni umunsi mwiza w'umugisha kuri bashiki bacu. Mushiki wacu ntago usigaye, mwene data ntago usigaye. Iri jwi ahari n'ubwa mbere uryumvise kandi wakira. Ntago usigaye. Tuguhaye amasegonda gusa. Rambura ikiganza uze tugusengera Imana. Ni amasegonda gusa tugasengera abangaba. Reka dusenge.
reka nk'umushumba Jean Jacques abatuze, narangiza kubatuza abasengere, nanjye ndasengera iteraniro ryose. tugiye gufatanya, nzajya nsenga namwe musubiramo aya magambo. Mwami Yesu, turi imbere yawe, duciye bugufi, turemera ko twagucumuyeho, tukirengagiza ijambo ryawe. Tumaze kumva icyo tubwira, turakwizeye kandi tugusabye imbabazi z'ibyaha byose twakoze, ibyo abantu bazi n'ibyo batazi. Duhakanye ibyo twemeye byose binyuranye n'ubushake bwawe. Tuguhaye ubuzima bwacu kugira ngo uhereye none utuyobore. Ngwino ubane natwe, imbere hacu habe mu biganza byawe. Tugushimiye ko twumvise kandi ko tubabariye, mu izina rya Yesu, amen. Mwami Yesu, tugushimiye kuri umwami, tugushimiye kuri uwo kwizerwa, tugushimiye ko wuzuye imbabazi, tugushimiye ko ukiri ku ntebe y'imbabazi. Aba bapfukamye imbere yawe urabareba, kandi wabarebaga bataraza. Nk'uko warebaga Natanayeli cya gihe, niko warebaga n'aba ngaba. Kandi ibi byose byateguwe kugira ngo ukize aba ngaba. Wateguye umwigisha ushaka gukiza aba, utegura iteraniro ushaka guha aba ngaba ubugingo. Washoye byinshi kugira ngo ukize ubugingo bwaba. Niyo mpamvu tudashidikanya ku mbabazi ubagiriye, wemera guhanagura ibyaha byose bakiraniwe. Amaraso yawe nabeze, amazina yabo nabe mu gitabo cyawe. Uhereye none reka ubangisha ibyo wanga, ubakundisha ibyo ukunda, reka bajya mu cyerekezo ubayoboyemo. Turabasengeye ngo imivumo yose yabavuzweho, imigozi yose yari ibaboshye, ibyo bavuzweho byose, ibyo bakoreweho byose, tubitesheje agaciro mu izina rya Yesu. Reka umugozi w'urukundo rwawe uba ari wowe ubafata guhera uyu mwanya. Batangire bakumbure inzira z'igisiyoni, zibabera icyifuzo, bazisinzirane, bazigendane, bazifuze, bazinyoterwe iminsi yose, bumva amahoro yawe. Urakoze kubababariye kandi kubemeye, mu izina rya Yesu, amen. Iteraniro ryose rihaguruke, mwebwe mutambuke muce hariya babafashe. Muhaguruke dusenge isengesho rya rusange ryo gusaba Imana imbaraga kugira ngo tugume mu masezerano. Mana yacu bwite, muri iri teraniro ry'uyu munsi twongeye kwibutswa imbabazi zawe n'urukundo rwawe. Niyo mpamvu muri iri teraniro duhagurukiye imbere yawe tugusaba imbaraga. Imbaraga zawe turazikeneye. Dukeneye imbaraga zawe aho twirirwa, dukeneye imbaraga zawe aho dutuye, dukeneye imbaraga zituyobora. Ziriya mbaraga iyo zitugezemo turanesha. Ibiturwanya ni byinshi, turagusaba imbaraga muri ino minsi. Ibigeragezo ni byinshi, ibidukura bidusubiza inyuma birahari, ariko turagusaba imbaraga zo kunesha. Turagushimiye kubyumvise, tugukomeye mu mashyi, tugukomeye mu mashyi. Tweretse ibyifuzo dufite bitandukanye, bisubize. Tweretse abarwayi dufite n'abo turwaje, turabasengeye bakize. Reka ubwiza bwawe bukomeze kugaragara kuri twebwe. Ibyo tubisabye twizeye izina ryawe ryera, amen. Murakoze cyane bashumba bacu, Imana ibaha umugisha. Imana ibaha iki?
Tunge ibiganza Pastor John umusabira umugisha nawe. Imana imuhikiye mwe. Imana imuha umugisha rwose kutwibutsa ibingibi kandi koko byari ngombwa ko babitwibutsa. Isi iradeforoma. Hanyuma itorero rigaforoma. Amakuba naho yaba meshate reka kwiheba Imana irayategeka. Amakuba naho yaba meshate reka kwiheba Imana irayategeka. Oh, naho yaba meshate reka kwiheba amakuba naho yaba menshi. Oh, wikwiheba reka kwiheba ibibazo naho byaba byinshi. Oh, wikwiheba wikwiheba reka kwiheba irayategeka. Bari imigisha Imana yaguhaye yose uyibare ntusige. Ni myinshi cyane, ni myinshi yo gutangaza, ni myinshi yo yibare Imana yaguhaye yose uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi cyane, ni myinshi cyane. Oh, ni myinshi yo guta. Ibare Imana yaguhaye. Oh, ntusige n'umwe. Ni myinshi cyane, ni myinshi yo gutangaza, ni myinshi yo gutangaza. Satana kwereka ibibi byakubayeho, ukibagirwa ibyiza byinshi Imana yakoze. Nyamara subiza amaso inyuma wibuke, yarwanye intambara izuzi n'izutazi, ikubereye maso ntiunikira. Satana akwereka ibibi byakubayeho, maze ukibagirwa ibyiza byinshi Imana yakoze. Nyamara amaso yarwanye intambara izuzi n'izutazi, ikubereye maso ntiunikira. Ngaho yibare uyibare ntusige n'umwe. Ni myinshi yo gutangaza, ni myinshi
ni myinshi yo gutanga kuba uriho ni umugisha ukomeye uyibare uyibare ntuzige n'umwe ni myinshi yo gutangaza ni myinshi yo gutangaza ni myinshi yo gutangaza ni myinshi cyane ni myinshi yo gutangaza agakiza dufite ubwako ni umugisha ukomeye ni myinshi cyane ni myinshi yo gutangaza urarya ukambara uracyahumeka uwo ni umugisha ukomeye cyane ni myinshi yo gutangaza nukuri ntabwo urara mu iteme ufite aho uryama uwo ni umugisha ukomeye cyane no gutanga amakuba naho yaba menshi oya wikwiheba reka kwiheba kuba ugihumeka byose birashoboka naho yaba menshi ate reka kwiheba amakuba naho yaba menshi oya wikwiheba reka kwiheba Imana irayategeka haleluya haleluya kuba tukiriho byose birashoboka Zaibazu wite kimisi yose ishimwe izahora mu kanwa kanjye Uwiteka ni umutima wanjye uzirata abanyamibabaro babyumve nzahimbaza iminsi yose ishimwe izahora Uwiteka ni umutima wanjye uzirata abanyamibabaro babyumve n'ukuri nzahimbaza ishimwe izahora Uwiteka ni umutima wanjye uzirata abanyamibabaro ufatanye nanjye uhimbaze Uwiteka tuzirane ufatanye natwe tuzirane twongere dufatanye tuzirane haleluya imushima Uwiteka kuko ari mwiza imbabazi ze zihoraho ufatanye n'ibizima n'abakuru tuvuge ko haleluya imushime Uwiteka kuko ari mwiza imbabazi ze zihoraho dufatanye n'ibizima n'abakuru tuvuge ko nimushime Uwiteka kuko ari mwiza dufatanye n'ibizima n'abakuru turange tuvuze ibyuma by'amajwi arenga duturange turirimbe tuvuze ibyuma by'amajwi arenga duturange turirimbe tuvuze ibyuma by'amajwi arenga tumuhimbaze haleluya dushima Uwiteka kuko ari mwiza kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose haleluya haleluya
twagiye mizike. Aha. Yego. 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 Twagiye gutya. Aha. Iteraniro mwadufasha tugahimbaza Imana. Utarwaye yahaguruka tugahimbaza Imana. Duha Imana icyubahiro. Turamurira Imana ibiganza. Tinzayo, tinzayo, tinzayo. Imana icyubahiro. Impundu z'ababyeyi, impundu z'ababyeyi, impundu z'ababyeyi. Aha. Yego. Amashyi, amashyi, amashyi. Twagiye. Twese iteraniro duhimbaza Imana. Yego. Aha. Gace gace twagiye. Gace gace twagiye. Yego. Himbaza Imana. Aha. Tambira Imana. Yego. Impundu z'abagabo, impundu z'abagabo. Yego. Twagiye. Tumuhimbaze harabibereye tumuhimbaze turirimbane turirimbane tumuhimbaze harabibereye tumuhimbaze twagiye gutya twese yego aha yego Mana ishimwe loué 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 Jésus loué 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 amen amen allé amen amen allé amen 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 ntabwo ibintu byoroshye